Hello family and friends, mumeze gute? Tubahaye yambu mwese ahantu muherereye, turabasuhuje tubasabira amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana ngo ibane namwe. Reka nizere ko mumeze neza ahantu hose uri kano kanya unkurikiye ukaba ufunguye kino kiganiro. Hayi, umeze gute? Urashima Imana? Umeze neza? Njye ndashima Imana, meze neza. Imana iracyaturenze, ibintu ni sawa cyane, haguma amagara. Ugihumeka icyo nicyo gishoro, ibindi byose ni hanyuma. Amagara nicyo gishoro. So umeze neza, Imana ishimwe kandi nizere ko namwe mumeze neza. Hanyuma rero uyu munsi naje nk'ibisanzwe naje nje kubaha inkuru mu mwampaye. Mfite inkuru nyinshi bavandi, mujye mumbabarira abantu bose natindiye gutanga inkuru. Nukuri suko mbyanze, ariko hari igihe bitankundira umwanya nyine ntibinkundire ko mbikorera igihe, ariko ndabizirikana kandi ndabizi ko ngomba kubikora kandi cyane. So mumbabarire rero, inkuru yawe itari yavugwaho iri mu nzira izavugwaho. Abantu mwagiye mumbwira ngo njye nzana abantu baze bivugira inkuru, mwarakoze ku bitekerezo byanyu, ariko reka mbasubize kuri ino video wenda ningira amahirwe mukayibona, nzaba nsubije icyo kintu ku buryo ntazongera kukigarukaho ngisubize. Iyi channel nyikora nashingiye ku mpamvu z'uko hari abantu bifuza kugira icyo bavuga ariko atifuza ko ashobora kugaragara cyangwa ngo ijwi rye rijye ku karubanda. Uwo muntu akeneye umuntu umwumva, umuntu akeneye gusohora ibimurimo, umuntu ashaka kuruhuka, umuntu yifuza kugira inama rubanda, akagira inama abandi, ariko si ngombwa ko aza kuri kamera ngo yinvolvinge isura ye. Rero wowe wumva ko kuba ntamuzana kuvuga uti abantu bazavuga ngo urabeshya ngo weshakira ngo views kuri YouTube, n'ubundi ucecetse abantu baravuga, ubuze abantu baravuga, ikintu cyose wakora abantu bazavuga. Rero njye muri principe zanjye singendera ngo abantu baravuga, ngendera kuri njyewe. Umutima wanjye urabyemeza, umutima wanjye uzi icyo ndi gukora. Ukuri kwabampaye inkuru murahari, mureba video murahari, muri bunkurikire kano kanya, n'abandi mwazimpaye ziri pending muzi ukuri. So abo bandi bavuga ngo gushaka ngo yizimane ngo kuri YouTube, ntago ushaka guhimba inkuru imwe ngo mpimbesha tenye cyane zigera 10. There's no point. Kandi numva nta n'umugisha nabigiramo, nta mugisha nabona mu kugeza nkababeshya. Umwanya se n'abandi ku wastinga bose wo kuza kuvuga ibintu bidahari. That's not me. So nashatse kubasubiza kugira ngo biborohere. Ndabizi ko abantu mwenshi mwagiye mumimbaza mumbwira ati abantu bazagira ngo urabeshya, bazabigire, it's fine. Njyewe n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye ntago ndi kubeshya, bampaye inkuru murahari murizi. Reka dukomeze inkuru no munsi rero. Inkuru irababaje, tubibanemo kandi tuze gutanga inama. Ati byagenze gute? Arambwira ati yakuze ari umwana witonda, umwana akure mu muryango wa Gikristo. Singombwa tuvuga idini yawe sengeraga n'ubwo naribwiwe, ariko yakuze ari umwana usenga nyine mu rusengero, ari umwana ufite indangagaciro za Gikristo. Arangije ababyeyi baramukunda cyane, n'abakunda umuryango we, afite abavandimwe, afite n'umubyeyi. Noneho ati byaje kugenda gute? Yaje gutangira kwiga, ariga neza ararangiza, arangije kwiga abona akazi. Amaze kubona akazi agira ikigare kibi, inshuti mbi. Izo nshuti mbi zikajya ajyana nazo zimuvugisha, zimuganiriza, biza kurangira zimwigishije kunywa inzoga, donc kujya nyine kwitwara nabi, kujya mu ngeso nyine zidakwiye. Arahinduka ntiyaba we, abiki inshuti ze zamushakagaho kwabo. Nabivuze muri context nagombaga kubivugamo. Donc yahindutse ntiyaba we, atangira kwigana inshuti ze, atangira gufata imico y'abandi kugira ngo nyine yisanishe n'inshuti ze. Hanyuma rero umuntu ufite akazi, umuntu urangije kaminuza, kumva ko ari ku behaving ukuntu gutandukanye, abafite amafaranga, abayibashije, ibyo byose nyine nawe nuko byagenze, agendana n'inshuti ze. Hanyuma aza kugira amahirwe, abona visa yo kuza hanze. Ati nyimara kugera hanze ibintu byari byiza. Ati nyuma y'amezi make natangiye kurwaragurika. Ati umuntu yararwaraguritse, ararwara, arangije kurwara akavuga ati se arivuza ibintu byose ntibabibone. Cyo wibuka cyo mu bigo byo hanze hari indwara zimwe badafata nk'indwara zikomeye, ku buryo utagenda kwa muganga bitabisuzuma ku kanya. So ati nararwaraguritse, ndarwara, nyubako ibyari byo. Ati noneho nyuma niwe waraje gutekereza, ati reka nzajya kwipimisha sida, cyangwa mu yandi magambo ubwandu, nyine agakoko gatera sida. Ati ajya kwipimisha, agiye kwipimisha basanga abana n'ubwandu. Kubana n'ubwandu uti byavuye. Ati mu gihe yendaga kuza bakoze pari zo kumusezera, nyine buri gihe nyine cyo gusezera nyine agiye kuza. Ati icyo gihe mu inzoga nyinshi yanyoye, abantu babonanye nawe
ati donc ntazi ibyabaye. Urabona ko akundi ubu umuntu w'inzoga nyinshi zikagukoresha ntube wowe ukaba icyo inzoga zishaka. Nuko byagenze ziramukoresha ziramuhindura ntiyamenye ibyabaye avanamo sida. Arangije kuvanamo agakoko gatera sida, ageze hano ararwaragurika, ntibamenye ikiri kuba kugeza yisuzumishije basanga ararwaye. Hano hanze ntago bano bantu banga bakeringa na sida. Ubwandu bavuga ati ni indwara isanzwe cyane cyane ko nta kikurya nta wakurya buryo ibiryo nk'ibisanzwe ubuzima busanzwe nyine ntago bo babifata nk'ibintu ku buryo babigira big deal. Atarangije we yananiwe kwiyakira, biranga pe ko yakira akitekereza avuga ati Mana ubu naranduye. Nyine ibitekerezo biragenda birakwama, atangira kugira depression, atangira kugira ama stress, ibintu byose atekereje byose akumva donc nyine ubuzima bwe burangirika, nyine bisubira rudubi, ibintu bigenda nabi. Ati ndavuga se ubu buzima bwanjye buranze neza hejuru y'iki kintu kimbayeho, ati mbigenze gute? Stress ziramwica, ati n'akazi ibintu byose bitangira kumunanira. Ariko nawe urabyumva niko byagenda, kuko biterwa n'ukuntu umuntu abashije kwakira ibintu. Twemere ko ukuntu umuntu supporting ibintu muri we bitandukanye n'ukundi nawe abisupporting. Buri wese afite uburyo bwe butandukanye yakiramo ibintu, uburyo handolingamo ibintu. We rero kwakira ko abana n'ubwandu byaramutonze, ananirwa kubyakira. Subiye inyuma, ati ajya kuva muri Afurika yari afite girlfriend. Hanyuma uwo girlfriend we yamaze kugera ahangaha ashakisha ikintu cyose gishoboka cyatuma amukatira cyangwa se cyatuma amubwira ko bitagikunze ko bakomezanya. So yashakishije everything possible, arangije aramubwira ati you know what, njye nawe ntabwo twakomezanya, sibyo? Aramubwira ati komeza izawe nanjye nkomeza izanjye, ariko amukatira atamubwiye the issue. Ni ukuvuga ngo girlfriend we azi ko as of now umuhungu yamwanze, uko buriye ko biri kose ajya avuga ati ahungu sha atagere muri Amerika twarakundanye shanyange, abivuga uko bishaka, kuko girlfriend ntabwo cyatumye wa muhungu amwanga, bazi ko gusa umuhungu yahindutse ni nk'abandi bose, ibyo si bisanzwe. Nyine ubwo nawe nyine yabaye nk'abandi bose, ubwo nyine nuko umukobwa bitekereza, wici nanjye nabitekereza gutyo. Sha makeya aramukatira birarangira, umukobwa akomeza activities ze hirya ngiyo, n'umuhungu aguma ahangaho. Umuhungu ntiyagumye aha ngo amukatiye kuko yabonye undi, ahubwo ko kugira ngo amwikize kuko adashaka ko indwara afite izamenyekana. Mu nshamake umuhungu wacu yaraniye kwiyakira ngo yakire ku ndwara afite, ngo yige kubana nayo, arabitekereza kumva ntashaka ko umuntu umwe uzamenya ko icyo kintu abana nacyo. Mu magambo makera cyangwa mu magambo avunaguye, ni ukuvuga ngo ikintu n'umusore ashaka, aragira ati ndifuza yuko nabona umukunzi, ariko nkabona umukunzi duhuje kesi, nzamubona nti ikibazo ngiki impamvu ashaka umukunzi. Ati famiye yanjye, umuryango wanjye, buri munsi buri mwanya bati kudashaka we, kutarongora, kudashaka wowe bite byawe, kutaza n'umugore, mbe muhu turashaka umukazana. Urumva iminsi iragiye, dore urungano rwawe. Urabona ko akunda ababyeyi tuvuga natwe buriya nyine ntabwo ababyeyi ntabwo baba bazi situation zose ukuntu zimeze. Umubyeyi akwifuriza icyiza, aravuga ati uyu mwana wanjye ko adashaka bimeze biti, ko igihe cyageze ko abandi bangana bafite abamaze kuzana abana, abandi babyeyi bangana nanjye bafite abuzukuru, njye biti hari nawe bavuga ati baramuroza umwana wanjye, baramuhaye baramutamitse ibyatsi ajyana nabyo. Umubyeyi yirirwa abwira umuhungu ko agomba gushaka. Famiye yaragutse kudashaka, habaye iki kudashaka. Umuhungu nawe ntashaka kubabwira ikintu gituma adashaka, kuko ikintu gituma adashaka kiramukomerera mu mutima we, ntabwo abashije ku exposinga impamvu ituma adashaka ngo abwire ababyeyi ati byagenze gutya, habaye iki bingendera gutya, none ntabwo nashatse kubera ukuntu byaramunaniye. None inama rero ashaka, ati mungire inama, ese njyewe niki nakora nzifate mpamagara ababyeyi banjye babwire uti muzi ukuntu bimeze, ati mbana n'ino ndwara niyo mpamvu ntashaka, kuko sinashaka umuntu uwo ari we wese, mbabwire ibyambayeho. Ati icyo ngicyo cyarananiye, nagitekerejeho akagitekerezaho uburyo nazabwira umubyeyi ko mbana n'akano gakoko, ati byarananiye, sibyo, ibyo ni simbishoboye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ni gute nzabona umuntu twabana tukabana, kuko mbanye n'umuntu umubare wumve neza hano hantu. Aragira ati ndamutse donc abanye n'umuntu urwaye wanduye, abantu basanzwe bazi, abantu batavuga ati
ati runaka yararangiye kuko se ntimubona umuntu babana umuntu babanye ko ari wa mukobwa cyangwa runaka ko ari runaka we yaravuze ko nawe bimeze gutya. Ntashaka umuntu uzwi ko afite icyo kibazo, arashaka umuntu utazwi ko afite icyo kibazo kugira ngo umuntu mbega umeze nka we nawe uri hirya bose bategeze babivuga bose bari mu bibazo nk'ibyo ngibyo, uwo ni umuntu yifuza bahuje case ku buryo nta muntu adashobora kwiexposa ngo abantu bazamenye ikibazo yagize. Mu ncamake ntifuza ko hari umuntu uzapfa amenye ko afite kino kintu abana n'ubu burwayi. Muri uko rero kudashaka ko abantu babimenya, arifuza umuntu bafite case imwe nawe utarabivuze, nawe nyine uri aho ngaho nawe ufite ibibazo nk'ibyo, kugira ngo nibabana hatazagira umuntu uzamenya ko runaka yashakanye na runaka kandi runaka yari arwaye. I guess ko mwumvishije point nashatse kumekinga aho ngaho. Rero icyo nicyo kibazo nuko kimeze. Ati mungire inama niki nakora ngo nzabone umukunzi kandi nti expose, cyangwa se birakwiye ko bingibi ngomba kubireka nkahamagara umuryango wanjye nkabwira nti babyeyi banjye ngiki kibazo nagize mbana n'iki kibazo kimeze gutya, mumfata uko nguko ko byananiye umutima wanjye utari wabyakira ko nshaka guhamagara ababyeyi ngo mbabwire ngo ikibazo gituma nashaka mbana n'ubu burwayi. Ati none nzabigenze nte? Ibyo rero nuko nkuko byagenze yabonye YouTube channel yacu, aravuga ati mu gihe mutanga inkuru z'abantu bakaba bagira undi muntu inama ati expose, ndatekereza ko nshobora kugira inama mbona hano kandi ikamfasha mu kumovinga on cyangwa kumenya icyo gukora muri future. Ubwo rero niba uri hano wumvishije ino nkuru guhaye ukumva igukozeho, ukumva uyu muntu ashobora kuba one of your friends, ashobora kuba ari umuvandimwe, ashobora kuba ari umuntu ukunda, ashobora kuba ubyimagine ubishyire hafi. Icyo nkunda rino channel rero ntacyo muzi mwebwe, nkunde ko iyo utabonye umuntu ngo umujudging umuha igitekerezo wakwiha nawe. Icyo kintu ndagikunda birenze uko mubyumva. Donc ntago umuzi mbaye nashyize umuntu hano ukaba muravuga ati runaka ndamuzi, ukamubwira n'ibindi ariko kubera ko utamuzi kandi ukumvugiza umutwaro ko wagira inama umuha, inama uri bumuhe iraza kuba ari inama y'ukuri wakwigira. Rero inama z'abantu murenga 11,000 kuri WhatsApp hariho abantu benshi, kuri groupe yacu ya WhatsApp bajya bandikaho ibyo bintu, kandi umuntu amaye inkuru ndamwadinga muri group cyangwa akajoiningira kuri link ku buryo umuntu atamenya ngo ninde, aba arimo aho ngaho nawe akumva inama amuhaye kuri group. Hanyuma izo impamvu iyo group nayikoze no kugira ngo mfashe umuntu utifuza gutanga comment kuri YouTube. Abo ni abantu bajya, hari abantu bambwira ati YouTube rwose ati ntabwo nashobora gutanga comment ku mpamvu imwe 2 3 enye. Kero iyo group WhatsApp bakazajya bashyiraho, ariko ubaye mfashije kandi ubaye bikoroheye wanshyira comment kuri YouTube kugira ngo undi muvandimwe wanjye uri Rwamagana, undi muvandimwe wanjye uri Karongi, indi nshuti iri muri Kenya, umuvandimwe uri Burundi, inshuti iri muri Canada, muri US, muri Australia, mention it. Urumva iri ahantu hose wumva ntashobora kuba nasobanura ifite ikibazo gisa nk'icyuno musore, iraza kora muri comment ivuga uti kumbe ndarunaka byamubayeho, ese n'ingu byagenda bitya, bimufashe ubufasha bwawe, inama watanga, comment anything ushobora gukora kugira ngo supporting iki gitekerezo cyanjye, igitekerezo nagize cyo gushaka kubaka imiryango y'abantu ntabazanye kuri kamera my friend, cyo gushaka gutanga inkuru umuntu akaza akaruhuka akumva ibintu byo ko bivuzwe akabimbwira akarira nkabimuvugira ngende strong, ariko mukamuha inama ataje hano atamaze gutanga ikiganiro mu gitondo umuryango umuhamagara ati wowe wadukojeje isoni n'ubu bintu wavuze, cyangwa ngo bavandimwe ngo batanyira bavuga ati niba mu gitekerezo cyane byishyigikiye kumva kiraryoshye, kumva ni cyiza, kumva kizafasha abandi. Give me subscribe, like, share, comment, do anything to support me. Ikintu cyose wakora cyose cyanshimisha. Rero ndabakunda, Nyagasani abaho umugisha, ndabashimira mwagiye twagejeje 11k, ndabashimira cyane. Imana Nyagasani ibaho umugisha, ibyanyu byose bigende neza, mbasabye amahirwe, imigisha, amahoro, ibintu byose Imana itanga byiza byose on you guys bibagereho, mubifate kandi mubifate cyane mubikomeze. Nta buhanuzi buto ndahanuye nyine mbasabiye amahoro n'imigisha n'ibintu byose Imana itanga, nuko bigenda. Hanyuma rero Imana ibarinde, mugire ijoro ryiza, amanywa meza, ahantu hose werereye wumve ko izina ryawe ndivuze, umererwe neza, Nyagasani abarinde. Twongere next time, bye.